ngiye gukoresha amazina atatu ngiye kwitsaho uze kumbabarira uze kunega amatwi ukurikiye Ira TV Rwanda uze kumva amagambo yanyoze kuri musenguzi bwawe hari ikintu busigane mu mutwe ngiye nise ngo amabandi muri rubanda harimo Pastor Claude harimo Ezekiel wita umukozi w'Imana ari umweskoro Ezekiel mu magambo make cyangwa nzikizina rora cyangwa Big Man urizi mu bikorwa byawe kuri Kiranuka TV uze kureka akakanya kujya yikomeza guhishira umwicanyi cyangwa umurozi akumara urubyaro twe nande cyangwa wari imitsi Pastor Claude yaje mwisho kwivuga ngo n'ububandi bwishe mu ijambo ry'upasteur cyangwa kwita ngo n'umupasteur ariko ari bandi ije kwisha mu bantu uze kunyumva neza niba ushaka kuba na address ugira mu rusengero runaka kuki mwe mubwiriza abakristo tubone video yawe uri imbere y'abakristo pasteur bisobanuye iki wasengera abantu gafite yerekwa ariko ndakwiye twakoranye ubwo bw'eskoro ndi umukozi we ndajya mu n'umucara kandi abadukurikiye bumve abakurikira TV Rwanda bumve ukuri kw'ibi bintu tubamo n'umwana ubanze uze kumbaza ariko ubanze kumva igitekerezo cyanjye unacyubaye Ezekiel yabashije kuza kwihisha imbere ya kamera na mikrofone ubundi yakaba yari ibandira itobara amazu riko nabona mu mufuka barabona mijwi ryanjye inka Big Man cyangwa amasho yanjye twurira umusozi cyo gutekera ubugari ku musozi tubeshya abantu ngo ubuhanuzi Imana yavuze bro Imana itavuze ari baringa ziri kuvuga komeza avuga uburyo ubwo bucabiranya aba diaspora abasengera bakoriza amafaranga niyo bicuraga inzu yaratuye hano Kimisagara sibyo Kimisagara yaratuye ari inzu ya Nuza ya Boaz yahiriye niweze ko babanje muri iriya nzu nayikoremo ibiganiro by'amakuru yayo icyo nakubwiraga Vava yatabaje ari mu bitaro arwaye aza gusaba abantu ngo bano mu nkunda ndabasaba mu nsengere ndasaba ubufasha merewe nabi iyi nurumbutsi cyangwa iki gisambo cyangwa ino mayibobo ureke uzukwesha amagamba ndi umuntu mukuru ngewe bashaka nago bambura man abantu bigira intungane muri showbiz yacu Jade Mbabazi nawe nzi neza yuko aramutse sevinzamo nimero yanjye afite ukuri ko ibintu ndi kuvuge nawe abiziho nge nagize ikibazo Jade Mbabazi afata amagambo akoresha bisetsa basekera abagore biberekana ko ari intungane musaba ubufasha mugati brother wambera urumodo muri muziki muri no tangazamakuru nakunze uburyo ukuri ibintu nakunze uburyo utuje ndagusaba ubufasha ndi mu kibazo iki n'iki ngiki umbereye nka mugo brother wanjye wamfasha mu by'ukuri dore imbogo ari mu bitaro mu bantu yahamagaye ba mbere Jade Mbabazi arimo ariko mu kumuhamagara ntiyabashije guhita mutabara mu gutaka kwe aryomeye kumukabazima ahubwo twabonye reversion ya kabiri Jade Mbabazi asohora itangazo cyangwa asohora ngo mumfashe dufashe dore imbogo yadushimishije mama we yavuze yuko yabuze n'isanduku yo kumushyinguramo ubufasha bwihagaze nabi avuga ijambo ngo ndabasaba ngo munyizere mu by'ukuri no byasabye ubufasha cyangwa bumuciyeho agatanga nimero ye nawe ntabwo yari azi ko Steve bagiye kubwira bari mumwizere neza ko ubufasha bari butange buri bugere kuri mama dore mama dore imbogo tubaye ikaze mwe mukunda kandi mukurikira ibiganiro bya Ira TV Rwanda. Of course ndi Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndahangarwa ndi umunyarwanda ndi mugabo w'indekwe Regis. Twagarutse mu busesenguzi kuri kamera mwamaje kuba mubonaho Big Man. Uyu ni umusore cyane ushima Imana n'inkotanyi cyane nkuko munabibona ku mupira we. Asigaye twanzike ngo ikaze kandi ndakwakiriye. Umeze neza Big Man? Shana uzi ko njya mvuga ngo ndashima Imana ako ari ikintu biza mu rujijo bro ibi bintu turimo hari igihe bimaze kurenga imitima y'abantu kugira nabo meze neza katuze kwinjira mu kiganiro baramenye impamvu nameze neza ko ma turi kubana n'indyarya turi kubana n'abagome tukajya ngo turi kumwe n'abantu ko tubana n'ibirura amara kugira ngo kumwe n'umuntu ejo ugize mu kibazo ubona ko nta muntu uri kumwe nawe aho ngaho rero gusa ndashima Imana w'imuna humeka abashima Imana ko ari abandi babapfuye abandi ari mu bitaro ariko ngiye ngenda numva ndi muzima Mama gushimira Imana nyuma yo kaba kari inyuma y'imitima y'abantu ariko cyangwa inyuma y'amarido ariko dushima Imana dushimira n'abakunzi bacu bamwe bakunze gutwereka urukundo bandika muri comment muhindure bino muduhe ibingibi turabashimira cyane ko dukora mwebwe kandi turabakunda cyane ni byiza cyane Big Man. Uyu munsi turi kuwa gatatu birumvikana ni umunsi ubona ko ari myiza ariko mu mitima y'abanyarwanda bakunda imyidagaduro nkeka ko atari iminsi navuga ko ari myiza nubwo hari umunyarwanda wavuze ngo bamwe bashyingira abandi bashyingura uwo ntabwo ari njye wawuciye n'umunyarwanda kandi ngo umugani ugana kariho mbere gato ariko yuko twinjira tukanzika tukitsa ku kantu akana kariya yego reka mbanza nkubwire ko wajyanishije bro. Asante bro. Ijambo ubururu kuri wowe cyangwa ibara ku bururu ni ikintu cyufata gute kuri wowe?
ngewe wenda bishobora gutandukanye n'abandi bantu ijambo ubururu ibara ry'ubururu kuri ngewe rifatamo icyizere cy'abanyarwanda, icyizere cy'iterambere, icyizere cy'imyaka 30 twibohoye nk'abanyarwanda. Byari bimeze bite muri imyaka 30 uyu munsi bimeze gute? So rero ngewe bamva ko ubururu ni icyizere cyo koje mfite ubuzima bwiza kandi ngomba kuba neza bitewe n'abaharaniye kugira ngo mbe ndiho kuko naga imbaraga zanjye. Birumvikana neza cyane. Ubwo nagira ngo wenda kabe kiriya arabashobora kubibona bagahita bavuga ati arimo aje kutubwira ibya Rayon Sports se ko tubona yambaye ubururu n'umweru. So rero ni ikipe y'igihugu, ni ikipe y'abanyarwanda, birumvikana no kwivugaho nabyo ntacyo byaba bitwaye, ariko murabizi ko showbiz niyo ibitugenza 100%. Big man Karame, nubwo ndi kuvugira hejuru cyangwa se bumva ijwi ryanjye ridafitemo ikiniga, abanyamakuru buriya tuba twaragowe. hari icyo bita ngo umurenza wabera ibijumba bitewe na kondisiyo y'ubuzima urimo cyangwa n'ibyo umaze iminsi ucamo. Hari igihe urenza ngo ubuzima bukomeze, ariko buriya kami ka muntu umutima we niwo ubuzi bikurimo. kugira ngo uzamenye ko abanyamakuru bagowe. Umunyamakuru ashobora kujya gukora inkuru irimo famiye ye ariko akayikora, yego, kandi akayikora atari kuri yego, kubera ko niwo mwuga yatojwe, nibyo yize, nibyo agomba kohereza abanyarwanda. Nubwo natangiye ndi hasi kubera ibyo nakubwiraga, twikanga abantu turi kumwe, twikanga abo turi kumwe badufasha iki, ese batugendaho gute, tubana bo gute. Ariko reka twinjire mu mwandiko tugira ngo tugeze uyu munsi abakunzi bacu dufite iki, ese mu maze iminsi bivugwa ni ibiki twabaha ubwino kugira ngo bashe kumenya ngo showbiz zacu imiraberamo ibiki. Muzi mu minsi itambutse hari umukobwa amenyekanye nka Vava Dorimbogo, mubizi neza ko yitabye Imana, ariko ntabwo ndi bwitse mbere ko yitabye Imana, ahubwo nditsa mbere ko ataritabye Imana ubuzima yari arimo, n'ababashe kwerekana yuko muri no showbiz ari abashinyaguzi, ari abagambanyi, wagira ngo ari ababatumye kugira ngo baze kubibyitso muri rubanda babashe kubya imitima y'abantu. Aho niho ngiye kwitsa cyane, nakoze title mvuga ngo amabandi muri rubanda. Mbabarire, amabandi muri rubanda. Ndashaka umbwire amabandi muri rubanda na nyakwigendera Nyiransengiyumva Valentine cyangwa Dorimbogo. Ndabihuza gute? Urimo urakoze cyane kunzamura mu kiganiro. Mu by'ukuri showbiz irimo ingero zitandukanye, harimo abita abapasiteri, harimo abita abanyamakuru, harimo n'abandi bantu bameze nkaho baje kugira ngo bareberere biri kuba ariko bahagaze nk'abagambanyi. Ngiye gukoresha amazina 3 ngiye kwitsaho, uze kumbabarira, uze kunega amatwi wo kurikiye Ira TV Rwanda, uze kumva amagambo yanyaze kuri musenguzi bwawe, hari ikintu busigarane mu mutwe. Ngiye nise ngo amabandi muri rubanda, harimo Pastor Claude, harimo Ezekiel wita umukozi w'Imana ari umweskoro. Ezekiel mu magambo make cyangwa nziki izina rora cyangwa Big Man urizi mu bikorwa byawe kuri Kiranuka TV. Uze kureka akakanya kujya ukomeza guhishira umwicanyi cyangwa umurozi akumaraho urubyaro. Reka tubwizanye ukuri, aba bagome reka tuyakoresha. Uze kumva barondeke nanzika ibi bintu uko ndababaye. Hari abavuga ngo utaragaragaye mu rupfu kwa Dorimbogo, mu rupfu rwe ngo naga mukunda. Mwabagambanyi mwe, mwabagome mwe, nago mukunda umurambo, nago mukunda umuntu, mukunda umurambo, sibyo? Bagira ngo tukwitsa abantu nakubwira kwa amazina rigeze kuri Pastor Claude. Ezekiel nawe ni pastor, yego, ni nabi yitingirwa aba pastor. Undi wa gatatu ni Bosco ngo witwa cyangwa kumupromotinga ni Bosco baramuzi, cyangwa kuvuga amazina yose ngo ni cyari ubuna kiriya cyahoze ari ikinaze gikora muri cyari mu konvayeri. Yabone kutaza gutukana kuri kamera za Ira TV. Oya, ngiye ndo umuntu mukuru, icyani gatozi, ndo umunyarwanda. Icyo nakora nk'icyanyi nakizira, ntabwo cyazira nka staff yose Ira TV Rwanda. Reka ngaragaza amarangamutima yanjye, sibyo? Uze kunyumva neza kuko ibi ngibi ni ibintu kuvugwa, hari n'abakoresha amagambo arenze ari gukoresha, ariko kambi ka muntu umutima we. Gerageza kunyumva dusangirije mu kiganiro. Abo bantu mubwiye bagaragaye mu rupfu rwa Dorimbogo bameze nk'abashinyaguzi, bameze nk'abita ko ari abanyabwenge kandi ari injiji zigenda. Hari gihe ukanywa n'abaringa ariko itavuga. Aba bantu batatu ngiye kwitsaho, Pastor Claude mu muramuzi muri showbiz yacu, yiyita umupasiteri, ariko niba hari umuntu maze kubona muri kategori zinzerereze bino showbiz nyarwanda ni Pastor Claude. Iri zina mwamaze gutoba umurimo w'Imana, mwita ko abakozi b'Imana, mumeze nkaho muri mayibobo zabo zibungira, mukaza kubungira kuri kamera na mikoro. Ariko igihe kirageze ukuri kwani kumenyekane, n'inzego z'umutekano wacu tunakotinga RIB nidufashe imanuke muri ibi bintu, kuko harimo umwanda, harimo kumenyera, harimo gushinyagura. Turabizi Pastor Claude kuri ku ifungwa ry'umupasiteri Yongwe, amagambo yavuze
niba mukurikira showbiz yacu muze gusana ikintu bababwire namwe murakoramo ikintu cyanyu muzi Pastor Claude amagambo yavuze kuri Yongwe akimara gufungwa muzi n'ukuntu Pastor Claude yibonekeje mu ifungurwa rya Yongwe nemara ibonye kumwakira mu mageragere mwabonye ukuntu Pastor Claude ari indyarya amwegera kandi n'amezi menshi ashize amagambo yamuvugagaho mwese murayazi mwarasonye mugakorema ku binyamakuru mwagiye mureba bimwe na bimwe ayatambutse uwo numwe none se gatoya yego Pastor Claude birumvikana ko ari pasiteri waruvuze ko yivanze ndi kukwereka ububi bwe yego ndabyumva cyane wowe uvuga ko yigaragaje cyane no mwifunga no mwifungurwa rya pasiteri Yongwe mu by'ukuri ko numva bose ari abapasiteri ntiyaba yaravugaga yaribonekezaga ibyo uri kwita ko ari ukwibonekeza mu by'ukuri ahubwo ari kumuvugira kuko bakora umwuga umwe amuvugira wabanza ukambaza ngo amagambo yavuze nayaye yavuze uburyo amafaranga yibwa burya abantu benshi batunzwe n'amafaranga y'amajurano kandi mu by'ukuri ngo buryo uko umugabo aguye nkora ari ko agira gute bya bindi bimeneka uko umugabo yagwa ukashaka gutumufata ijambo akavuga ngo ugiye guhindanya izina rye ngo uzinaga azagaruka nshatse kuva ko Pastor Claude yakoresha amagambo yo kuri Yongwe mwifungwa rye ariko tubonye Pastor Yongwe afunguwe twabonye indi reversion yindi Pastor Claude yameze nk'inzoka yuburuye azana andi magambo y'urukundo kandi tuza amagambo yavuze umuntu ajya gufatwa muri yombi afungwa icyo ni kimwe uribeka Pastor Claude kuri Mutesi amagambo akoreshejwe twabananiye ahangaha muri hoteli niyi Pastor Mutesi atse ibingibi ndamwangira Pastor Claude navuze mu magambo yanjye amaze kuba virusi mu mitwe y'abanyarwanda. Virusi ni iki? Virusi ni indwara imunga umuntu cyangwa abantu bitewe n'amagambo ukoresha adakwiye abanyarwanda cyangwa sosiyete nyarwanda. Uze kunyumva neza aho ngaho cyane. Uwo ni umwe Ezekiyeli wa muvaho gatoya ubundi kuba ari pasiteri ngenda nibaza pasiteri nzikavuga ubutumwa bwiza kubwiriza cyangwa se kuba yagenda akabuvuga ahantu runaka cyangwa afite urusengero avuge mu butumwa bwiza birumvikana yego kuza muri showbiz gusesengura Nyambo na Titi Brown dore imbogo runaka ubundi ibyo babihuza gute hari icyo bita ngo wimitswe nande cyangwa warimitse Pastor Claude yaje mu isho kwiva ngo n'ububandi bwishe mu ijambo ry'upasiteri cyangwa kwita ngo ni umupasiteri ariko ari bandi ije kwisha mu bantu uze kunyumva neza niba ushaka kuba na adresse ugira mu rusengero runaka kuki mwe nguriza abakristo tubone video yawe uri imbere y'abakristo pasiteri bisobanuye iki pasiteri ni ukuba ufite inama uyoboye ureberera uvuga ati ndi ku mudugudu wenda w'Imana niho nyoborera itorero ry'Imana mfite urusengero gute gutya na gutya muzambare mumbwira umunsi urabona pasiteri ku ruhimbi avuga umurimo w'Imana cyangwa ijambo ry'Imana uri pasiteri nyabaki nuko byita nagusubiza ikibazo ubwo batubwire muri comment urakoze hanyuma uravuga uti amabandi na 3 amabandi nashatse kwicaho muri ibi bintu rw'urupfunya kwigendera ari we vava aribwo ngira ngo mene umucero y'amabandi abantu bate bazi bayamenye ko tugeze kuri Ezekiyeli wagira icyo umumbaza ujya mwinjireho neza Ezekiyeli nawe ni pasiteri ubwo Ezekiyeli nawe ningirwa wa pasiteri yita kuri pasiteri nawe nta rusengero agira wasengera abantu gafite yerekwa ariko ndakwiye twakoranye ubwo bw'eskoro ndi umukozi we ndagira ngo n'umucera kandi abadukurikiye bumve abakurikira TV Rwanda bumve ukuri kw'ibi bintu tubamo n'umwanda reka tugeze kuva ngo dukuru mu masaka ibintu bibashe gusobanukira abantu badukurikira uwo pasiteri wiyita ngo ni pasiteri Ezekiyeli namukoze muhostinga ndi nyuma ya kamera imbere ya kamera ariko ubwo bw'eskoro akora ngewe buca mu maso abeshyana akora umukozi w'Imana hanura ndagira ngo mvuge mu magambo agira 3 Ezekiyeli nzi neza ko aramutse mshi kiganiro cyane cyenze ko azanakibona aranzi neza si ukwikina mfite proof ze mfite abatanga bahamye ko nakoranye nafite n'ubutanga bahamye ko ibyo bintu twakoranye bimeze nko kugira ngo bafate abantu babahumisha amaso baba ngo abakozi b'Imana barahanura Ezekiyeli arabizi neza ko ari umweskoro mu magambo yanjye nka Big Man urabizi neza ko Ezekiyeli ari umweskoro sibyo gusa hari ikintu cyabaye ko abeskoro bahindura umwambaro bari bambaye wo gukora abantu mu mifuka no kwigutobora amazu baza kwisha imbere ya kamera na mikrofone kugira ngo batambuze ubutumwa bwabo uretse gato reka kuca mu ijambo ndakubwira ibintu mfitiye fact ubanze uze kumbaza ariko ubanze kumva igitekerezo cyanjye unacyubaye Ezekiyeli yabashije kuza kwihisha imbere ya kamera na mikrofone ubundi yakaba yari ibandi ritobora amazu riko n'abantu mu mufuka wambaza nono mani babara nuze kunzimya mani nashyushye kuko abo dutuye mu bantu mutazi komeza mbaza dukomeze ayoze ko umunyarwanda yaravuze ngo bisekwa byose rwose mu byukuri
urimo urafata abapasiteri mani nabo no ukabita umusazi amabandi ukavuga ko bakwiye ahubwo no kuba bapfumura amazu ahubwo baje kwihisha inyuma ya kamera kugira ngo berekane ko bazi gufite umuntu uzi kuvuga ariko uzi kuvuga wese agaruka avuga ukuri hari n'abaryamira ukuri bagatambutsa ibinyoma byabo aho niho nagusobanuriraga mbaza ukuri kwawe rero ko noneho turaza kukwemera gute ukuri kwanjye ngiye ndaguha fagiti sinzi wenda kandi mpamagaye mu kiganiro niba yanyitaba ariko abadukurikiye ibyo mvuga barasanisha nibyo nababwiye ngiye navuze ko nagaragaye kuri kamera za Kiranuka TV bagende basacinga ibyo biganiro barabona ijwi ryanjye nka Big Man cyangwa amashusho yanjye twurira umusozi cyo gutekera ubugari ku musozi tubeshya abantu ngo ubuhanuzi Imana yavuze bro Imana itavuze ari baringa ziri kuvuga komeza manu ako kantu gatanje urumva ko wafatanyije nawe ngo mujya ku musozi mutekera yuko muri kubeshya abantu urakoze bivuze ko nawe ngende buguku uri kwabyo man iyo umaze kujijuka umaze kubona ko ibintu urimo ari baringa ukanga itavuga urabyikura unabaje ubwo itandukanye neza ikirego yongeye gutandukana nawe kuko arazi ko amabanga yembitse nago byabaye byiza hari umunyamakuru ndi bukotinge ukora kwa Gasuku bita Patrick ukora kuri Gasuku TV arabizi neza situation yanjye na Ezekiel ko niwe waduhuje wongeye kumukorera nk'umunyamakuru mu byukuri hari igihe ujya mu kazi ariko kubera ubabaye akazi ukemera gukora muri kondisiyo za nyiri kuguha akazi ariko utabikunze tuza abantu urugero batoza amakipe batarafana ugasanga positive ngo mfana atoza Bayern ya Faustinze Sharike 0 cyangwa Dortmund kubera kari akazi urumva ari mu kazi ariko nagakunze akunze cyo gakuramo nakoranye na Zeke nakunze ibintu akora ahubwo nkunze umushahara nkura mu byo dukora wawe yakubeshye ka guhemba nawe mubishya ko mukorera oya kumemba yaramembaga ntabwo yambeshye ko nabagize nyambura ahubwo ngiye namubeshye ko mukorera ibintu turi kumwe ariko umwambaro wa cyangwa umutima wanjye utahari ahubwo uri inyuma yo kwibaza ibintu dukora abantu babyakira bate ese munsi bamenye ukuri nzagaragara gute nza kwiyambura uwo mwambaro nandukana nawe ariko nakoranye n'igisambo ubwo ikoranye n'igisambo akukanya buri gisambo iyo utandukanye nawe ukatura ukavuga n'amabanga y'ibisambo wowe uri umwere wakomeje kwita cyane ku busambo ku amabandi bro ubusambo batandukanye n'amabandi yes uvuga amabanga ngo ndashaka byibura yego ibintu bibe clear sibyo akariho karavuga yego kubo bita amabandi wowe amabanga ufite aguha uburenganzira bwo kubita amabandi ikintu cya mbere kuba arakoranye n'umuntu mwaricaye hamwe mugasangira bimwe ukamenya amakuru y'umuryango avamo biguha ko ufite ukuri nyako ushaka kubisho rya rubanda watanga ayo makuru kugira ngo abantu babone umucyo bave mu mwijima Ezekiel twarabanye twarakoranye twakoranye imise tuyirukanga cyo gutekera ubugari ku musozi mu bacanye umuro ndimo mu bazamukanye iyo fundimo wowe urinde umbwira ko nafite ukuri kuri ibyo birikana nabibayemo ayo niyo mabanga watubwiye nandi cyakumena wowe mashaka kugira ngo kuca mu ijambo reka nanzike twagiye Ezekiel kujya bwira ko ari ibandire cyo kwishimbira kamera na mikoro na nuza na mikrofone Ezekiel urebye uburyo umuryango w'umugore yashatse Imana imbabare ngiye kwinjira nawe uti umuryango na famille ze kugira ngo amenye abantu ubuzima bayemo ni bande ko tubona bavuga amagambo inyuma ya mikoro bari bande Ezekiel ni wa muntu umuryango w'umukobwa bitewe n'ubwesiko n'ubwiyemezi bwe adashobora kuba yagera muri uwo muryango Ezekiel ntabwo yahingukiwe urebye n'ubugoma akorera umugore we ntabwo yakabaye ari kurisha izina ngo pasiteri ukuntu kuri ndi kuguha ukuntu kuri nabayemo umugore yaranakiye mu gihe umugabo asaba atavuga ngo agiye ngo gusengera umuntu ngasiga n'umugore muri saro hari amagambo umugore yambwiraga hari agahinda umugore yanakiraga sibyo nk'umuntu uba muri ibyo bintu navuga kuki abantu bitabo batari bo kuki abantu yambika umwambaro w'ubumana cyangwa inama ari ibirura kubera iki ibintu byagakwiye kugenda gutya mu by'ukuri buriya ngo urugo utabamo numenya amabanga yarwo cyane n'umuryango utagana nawo ni wamenya icyo utekereza mu rugo rwabo nje nabanye n'abo bantu mbana n'umugore wa Ezekiel avuga uburyo ubwo bucabiranya aba diaspora abasengera bakoriza amafaranga niyo bicuraga inzu yaratuye mano Kimisagara sibyo Kimisagara yaratuye ari inzu ya nuza ya Boaz yahiriye ni Ezekiel wabanje ko muri iriya nzu nayikoremo ibiganiro by'amakuru yayo abayishura nzaba ari bo kucyumva ko nafite fact kuri ibi ndi kuvuga kana amabandi mwubwira narabanye nabo wone Ezekiel nawe uri mu gakundi kamwe
ko kugira ngo berekane ko abantu bari gushinyagurira abantu bashaka views ku muntu witabye Imana, abantu bazi ibintu yakoze. Akanya ava ibintu yakoze yaruhuye abantu mu mutwe, yarasetsa, atwara ibiganiro, hari abantu yafashe kuruhuka, yafashe kwishima. Ariko pasiteri wo ngo bita ngo Ezekiel n'abandi bakorode namabande bashe kuyobya abantu benshi, babarya amafaranga yabo ngo ari kubasengera, ari amabandi yishe mu mwambaro w'upasiteri, ari ibirura. Cyo kirumvikanye. Yego. Hanyuma Bosco we umwita ibandi rero ugendeye ku Bosco si umubandi, ni n'igicucu, ni n'ikiju. Mana yasi kinamwita ko ndamuzi neza no mutipe no mu convoyeur akora kuri linye ya Nyamirambo. Nyabugogo. Uyu mutipe byo mubwira ngo iyi kamera izi kamera turi imbere n'ama mikrofone yatije abantu bwihisho bwo kuva mu bandi bakoraga biba abantu cyangwa bacukura amazu baza kuvuga ko bazi kuvuga. Ariko ugiye muri profile y'ubuzima bwabo bro warafunze abantu benshi. Uyu nguyu Bosco werekana ko afite ukuri, ari umunyabwenge. Man bro uri cheap man wowe Bosco, nzi kuzakima cyo kiganiro man, uraciriritse ibintu uvuga. Buretse gato umbabarire ngotinga kano kantu kugira akaze kunshyira muri mood mubwire man abantu tubana nabo. Gusa shima inzego z'umutekano wacu, shima ubuyobozi bw'umutekano, ariko bamfasha bakurikira aba bantu. Buretse unyumvire umwana w'umukobwa. Ibi bintu abivuze ari mu bitaro arwaye. Ndakubwira ko watinze amagambo ye. Sorry kabisa. Okay, kari kajemo kandi kantu. Icyo nakubwiraga uri bugakate. Icyo nakubwiraga Vava yatabaje ari mu bitaro. Arwaye. Aza gusaba abantu ngo bantu mu nkunda ndabasaba mu nsengere, ndasaba ubufasha merewe nabi. Iyi nurumbutsi cyangwa iki gisambo cyangwa ino mayibobo ureke uzukwesha amagambo ndi umuntu mukuru ngewe bacaka nago bambura. Ibi ndivuga nabyirengera pana staff ya TV Rwanda. Aravuga ngo ni gute umuntu uri mu bitaro ari mu bitaro atewe makeup. Kuki abantu bamaze kugira abantu ibigoryi bakora prank bavuga ngo bararwaye kandi ari bazima bagira ngo babone amarongo. Uwo ni Bosco. Uyu mwana yatabazaga ari mu bitaro arwaye, ari imbere ya kamera, abanyamakuru bamwe babashe kujyayo kuko yatabaje abantu benshi. Yatabaje harimo Jade Mbabazi, nawe ndi bugarukeho mana abantu bigira intungane muri showbiz yacu. Jade Mbabazi nawe nzi neza yuko aramuta savinzamo nimero yanjye, afite ukuri ko ibintu ndi kuvuge nawe abiziho. Nge nagize ikibazo. Jade Mbabazi afata amagambo akoresha bisetsa basekera abagore biberekana ko ari intungane, musaba ubufasha. Mugati brother wambera urumodo muri muziki muri no tangazamakuru, nakunze uburyo ukuri ibintu, nakunze uburyo utuje, ndagusaba ubufasha. Ndi mu kibazo iki n'iki ngiki, umbereye nka mugo brother wanjye wamfasha. Mu by'ukuri dore imbogo ari mu bitaro mu bantu yahamagaye ba mbere Jade Mbabazi arimo, ariko mu kumuhamagara ntiyabashe guhita mutabara mu gutaka kwe ajyomeye kumukabazima. Ahubwo twabonye reversion ya kabiri Jade Mbabazi asohora itangazo cyangwa asohora ngo mumfashe dufashe dore imbogo yadushimishije. Mama we yavuze yuko yabuze n'isanduku yo kumushyinguramo ubufasha bwihagaze nabi. Avuga ijambo ngo ndabasaba ngo munyizere. Mu by'ukuri no byasabye ubufasha cyangwa bumuciyeho agatanga nimero ye, nawe ntabwo yari azi ko Steve bagiye kubwira bari bumwizere neza ko ubufasha bari butange buri bugere kuri mama dore imbogo. Kuko yabashe gushyira muri parenthèse ngo ndabasabye munyizere. Niba yarazi ko ari intungane, azi ko ibintu avuga bivugiye igihe ariyo time yagomye gutangaza ubwo butumwa cyangwa gutanga ubufasha, yashyiraga muri parenthèse ngo ndabasabye munyizere. Ishirimo kubera iki? Ariko nkeka ko impamvu yabikoresheje nkuko abanje kuvuga ati hari amabandi, sibyo ukameshoninga ba Korode, ba Ezekiel na ba Boss. Weya ashobora kuba yarakoresheje iryo jambo avuga ngo munyizere kubera ko azi ko hari abandi babanje mbere basabye ubufasha bakongera bakaburya cyangwa bakanaharabika, agira ngo arimo icyo kizere mu Rwanda. Yakora urwo rujijo. Gusa saba ariyo mpamvu yabikoresheje. Buriya kami kamu ni umutima we n'ubuzima yabikoze. Uribuka ko nakoze post ukambaza ngo ese Bigma uri seriye ko iyi poster ari ya Jade Mbabazi? Warabimbajije cyane ucini bwo gusura bimbaza. Ndakubwira ngo
mfite ukuri byizere ko Jade Mbabazi ino postere wikoze nyuma yo kubikubaza ahubwo naninje no ku mbuga ze njya kubireba wonde usanga ibyo nakukoze ari ukuri nagira ngo wende niba badukikijwe n'abantu batandukanye abantu babashe kureba ibyo Jade Mbabazi ya postinze nabo baca inyuma bafashe dore imbogo abashe gushyingurwa mu cyubahiro nk'abandi bose mu by'ukuri ariko time yabikoreye Jade Mbabazi ntabwo cyari cyo gihe yazinde wadakunda umurambo kuki atatabaye imbere ngo musange mu bitaro twabonye TV yagiyeyo imusanga mu bitaro mutunga kamera avuga amarangamutima ye asaba ubufasha abantu ashimira abantu bari kumugurira imiti ese ibyo binyamakuru byose yaciye akora interview mani ko abantu bigira indyarye ngo n'abanyamakuru ari abagwe muri showbiz nyarwanda sibyo kuki atamusuye tuzi ko ari Jade Mbabazi ariyo muntu akoreshaga ibiganiro vava bikareba ku rwego hejuru unashishikiriza YouTube ya Nuza Jade Mbabazi niwe muntu wakoresheje ibiganiro vava bikarebwa ku rwego hejuru abandi bose nka prank cyangwa comedy none ko hari video ngiye niboneye Jade Mbabazi avuga ati ndashimira ababikoze ubufasha batanze atari ko buriya nubwo ngewe ntabashije kugera hariya ati nari ndi mu bitaro shehashika yari mu bitaro we ati we yari ari mu bitaro shehashika ntabwo nabashe kumenya yari ari mu bitaro niba yararwaje we family aho ni mbere yuko dore imboga apfa aho ni nyuma yuko dore imboga apfa ariko mfite amakuru nanjye yuko dore imboga ari mu bitaro mu bantu yatabaje kuko aziba ryo bari babanye mukenera buri kanya mukenera mu biganiro akamubona dore imboga hamagaye Nuza Jade Mbabazi ngo merewe nabi wambaye ukansura ko numva ndi mu marembere ubuzima bwanjye niba akanya dore imboga amaze gupfa akabura umwanya na mbere nabwo ati ikindi kibazo mana abantu ntago bakunda ibintu bakora bakunda ibyo bakuramo nje niba ngashe kigano nka Big Man masuko nkunze aya magambo ari kubwira abanyarwanda niyo ushaka ejo nipfa nzajya n'amagambo anyagoza nkankumbura kuki showbiz acirimo ubugambanyi mu n'uburyarya n'ubugome icyo kirumvikanye nari mwikijeho ko nawe yaravuzwe muri no kesi ko mu butabazi yasabwe bwa mbere umuntu agifite umwuka atabashe kumutabara ngo anamuvuge nk'umuntu ukikijwe n'abantu benshi amutabarize ho akabasha kwitatsa ari uko umuntu avuye mu mwuka muri make impamvu wamuzanye muri uyu mwandiko nuko atafashe umuntu akiri muzima akora ubutabazi ariko umuntu amaze gushira mu mwuka yabikora mbere hari abantu bari kumufasha nk'iyi mbese ngo ni Bosco ye kuvuga ngo dore imboga ngo marakina prank mu bitaro ngo muri gutumuntu ngo ari mu bitaro mwise makeup abantu benshi bacitse intege kubera Bosco bari gufasha dore imboga bagatera imboga ibintu avuze yaza ko abantu ba supporting ibitekerezo cyangwa amagambo avuze abantu bari gufasha ari benshi ariko itangazamakuru maze ko kwica abantu mu mitwe YouTube abantu benshi bacitse intege kubera Bosco impa ibintu avuze ngo ni prank yerekana na fact n'ibimenyetso bimwe n'imwe by'ubugoryi byaba ari ahimba umuntu arembye afata abantu ku munwa afata abantu ibitekerezo ngo gufasha umuntu uri mu marembere y'ubuzima ahubwo nabangwe nta Mbabazi yasaba nyuma ngo ibyo yavuze mana uyu muntu igamenye ko ari nk'ukuri isi nabamba amenye ko ari ku isi iba ari gukora abantu barabibonye ubugama afite tuza amakesi menshi yari yibonekeza yerekana byo ngavumbura ngo acukumbura ako muzacukumbura no gucukumbura umusomo uzacukumbura ukuri naducukumbura kwawe anytime uzamenya ukuri kw'ibintu wajemo wowe nagerageje kureba bimwe mu biganiro ari gukora nyuma yuko habaye ira kesi ye bakamuterera hejuru bakamusamira hejuru avuga ati ngewe mfite ukuri kwinshi cyane kwishowbiz ku buryo ngewe Bosco nkanze ibuto y'umutuku ati hari ibintu byinshi byahita bijya hano hanze arabigira ejo bundi avuye mu konveri mayibobo yirirwa yibisha imizigo y'abaturage bapakiye imodokari afite bumwe mumenye mu itangazamakuru umubaje na kadi yo RNC yanaye kwereka yibaringa yiwe ikeneye kiye ngo izibintu ufite ukwe kuri ariko man abantu afite ukwe n'ababohoye u Rwanda turimo abantu afite ukwe n'abantu n'ababohoye u Rwanda rimwe cura burinde kandi ngo duti mu mahoro n'abantu afite ukuri abandi bose barikina afite ukuri kuyonzerereza ahubwo genda shaka afite ukwe kuri kugezana n'ubu sire nasobanukirwa Bosco n'umusesenguzi n'umunyamakuru nawe uri mugenzi wacu wa muri showbiz kandi kwiri hafi wowe wamwita iki gerageza yagakesha wowe wamwita iki je namubonye kuri kamera ubundi nabaga nzi ko ari nk'umutumirwa gusa baje kuganiriza bisanzwe ibyaka byose naga ariko bibonesha hari n'ibiteza umwijima cyo nakubwira abakurikiye badusengura ikintu mvuze ibyaka byose siko bitanga urumuri hari birushaho gutanga umwijima ngo mubonye kuri kamera kuri kamera hari ibintu byinshi ushize ku munzani byapima ubusa ko niko kuri ubwo rubanda nyamwinshi bari hirya no hino barimo barumva icyo ushatse kuvuga muri make ubwo ushatse kuvuga ko Bosco Empire nawe ari mu bashobora guteza umwijima kuko yateza n'amabandi muri rubanda hari n'andi mabandi ari inyuma ngiye kuzakora umwandiko bro mwereke no showbiz nyibamo aba bose ari abangaba
ngo ba DJ ngo Brian ngo ba DJ ngo nuza ngo ba Jihad bazi turi muri Guma Guma mani bazo utwo twayikoragaho ari umufana yigo yirenze ivumbi bamuha bibiri yuko yuriye tagisi agafana abose turaziranye ndashaka kuzamena umuceri kuri aba bantu mwese muzi ngo bita abastari bari inzerezi ku butaka bwo hasi murabana ngo bambaye ngo za buringi ngo bambaye ngo amashenete ngo bararenze mani baraciriritse ku rwego wabyumva ubashe kumenya abo bari bo niyo nabo biyita bari nabo akanya nabo biyita ako bari bo sibyo Mr Muhanzi ndagira ngo navuye muri konti twaturimo yaba abantu batunavuze uyu Pastor Claude uzabaza abantu mu showbiz ko ari umuntu uzahanabo ninde wigeze ko na case ya Mutabazi mu kagari ka Kagugu bamusaba kuri matora y'umusambi na frati gusa imyenda irambitse hasi iyo case urayiza Mutabazi ku bukene bw'umuntu ntago twamuhora banze umenye ngo ubukene nawe udakena ntabwo dukize ahubwo turita bande mu bukene bwacu turitwara gute mu bukene bwacu nje niba ndi umukene sime proud y'uwo ndiwe ngashaka kwerekana ko ndi kwindi level ihambaye umunsi nagaragara abantu bafata gute muri society nyarwanda none umunyarwanda ko yavuze ngo agasore katiyeme ni karongori base n'abasore cyangwa n'ingigo abasore bana abasore cyangwa n'ingigo abasore bari umuntu afite imyaka 50 ashaka kwemera ko ashaje sibyo ntago umuntu afite imyaka 50 ashaka kwemera ko ashaje ashaka kwita umusore ashaka ko kugaragara muri Genesis Comedy ngo ngaragare ngo ndi imbere cyane mwanya ndi urubyiruko wakemeye umuhamagaro wawe wakemeye uriwe yakwisimbukuruza wari wambwira mu bantu muganira ko showbiz ibamo Pastor Claude ambwira naba bari bararaguza mani nk'imbwa ziri mu igobe sibyo mu gitondo bakaza kuri kamera ngo bambaye amakote bakodesha 10,000 8 ariko ari inzere ziraraguza nabone kutaza gutwarwa n'amaranga muti babarira bro nakubwiye ngo njewe ndi umuntu mukuru icyandi gatozi nago bazava ngo Mr Muhanzi gwino hano usone ibyo Big Man yavuze bazashaka Big Man bamusobate Big Man umuntu mukuru imyaka ifite irangamuntu ifite sobana ibintu batubwiye de fact ibintu bakuvugaga ntabwo ufite ibimenyetso ndabifite mbibamo byuko bari yari amabandi rega ko batagaragara cyane mu showbiz ngo tuje ku ruhembe ntabwo ushaka kwikina duha abantu ukuri bazatumenya kubwira abantu ibinyoma ugaragare igihe kizagira umanuke uko ugaragaye mu binyoma niko bizanaguhunubura ukamano hasi kuri ko kugaragara uwo Pastor Claude ndi kuvuga nsubiza wabuza ahanaba aho nzi reka nongere mbyitse wenda abatari babyumvisha byumvi bararaguza nk'imbwa ziri mu igobe ntago bagira aho baba bazinduka bakodesha amakoti mu 8 mu gitondo akaryambara amasaha 3 akaritirura kuko ngo umuntu aragaragara ariko iramyenda niyo bihisha mu bundi nibaringa ariko hari umuntu wigeze kuvuga ngo ubundi ugiye mu bintu by'Imana nubikore neza ukabijyamo nyuma ukaza gusa uhinduka umusazi wo kubica ko uri ku musazi ukaba mukamoka kugera ku muhanda ukamoka sibyo ntizaba ari ingaruka zo guta ijambo ry'Imana bakaza mu bintu ngo murabikora nk'abihorera mukayamanyisha ubwenge namwe iyo ni Imana ni umurongo muri birawanditse katwa ko biri amagambo yanditsemo ari Imana bisanisho ni Imana ko Imana ari umurongo w'Imana ivuga butumwa ese Pastor umunsi wagiye ukambara ubusa uri muri ikinga mu bantu wishayisha werekana ko umupasiteri ariko ko Imana idahoreraho umunsi wabunuje ukagaragara uriwe wabanenza birumvikana kandi ikiganiro cyacu kigira giti kunenga si ugusenya si reka ikindi nakubwira narasoza ndashaka kugira ngo ubagire inama noneho reka madenanganisha umuryango wa Derimbogo mama we abuze umwana wamufatiye runini yamusapotingaga mu bushobozi Derimbogo yarafite abana bakiri batoya bari mu mashuri biga ariko ndavuga ngo bakunze mwakunze abantu mutajya mu mwigaragaza cyangwa mwikine mwafashe ura muryango kuko akanya usigayemo Derimbogo no mpamvu nta kintu ngo yaramaze ariko Derimbogo ku muryango we yari umuntu munini yarafite ikintu afatiye umuryango we runini cyane amashuri gutunga umuryango yaramaze kubaka iwabo haramaze kuba heza cyane kubera ibikorwa yakoraga mu supporting ura muryango asize abantu asize umubyeyi asize abana mubashe kuba hafi waramwe ningira inama aya kebura abantu nabandi bakirimo ikiganiro navuze abantu batatu amabandi muri rubanda harimo Claude Ezekiel na Bosco mwamabandi mwe igihe cy'ibandi ni imisi 40 uwa 41 ibandi rigafatwa Bosco muhereho uri muri ikina nguru umusesenguzi nguru ngufite ayikwiri hejuru ariko umenye ko ibyo ukora birebwa n'abantu batandukanye nyine bakurusha ubwenge dufite inzego z'umutekano zireba kure dufite abantu baturusha ubwenge ibi ngibi igihe cyawe kizagera usobanura ibintu bamo n'abagukoresha
ko amakuru mfite nawe ibi bintu ufite abantu baba bari inyuma kugira ngo wice sosiyete nyarwanda mu mutwe unasiga umwanda ibyagezweho igihe kizageraho buretse gato Ezekiel rero urabizi twarabanye iminsi y'igisambo cyangwa iminsi y'ibandi ni 40 urabizi ubeshya abadiaspora ngo urahanura ukabanura muri voice note turi kumwe ukajya kwarikira umutsima ku musozi ngo Imana yavuze ngo ubuhanuzi ngo Rwanda gutya na gutya urabizi aya ma video arahari sibyo ibi ndi kuvuga aya ma video arahari araprodinze ariko kuri kiranuka Ezekiel igihe Imana izakwambikira ubutso bw'abarore abantu bazakubona wari haye ngo Boazi ngo aravangiwe ngo Boazi ngo atwitsinze ngo n'umwana wangirwa mugabo we wabuze ukubanye n'umugore wawe biro kuvuga abandi ngo babye abana uzi ukubanye n'umugore wawe makusu yafite ariko igihe cyano kizagera sibyo nugenge Imana ngo aragusibije uracyari ku murongo ntago uragerwaho Pastor Claude twarakubonye madiweri meshi ushaka kuyaganya bishyira muri 18 mu ntambwe 18 twakubonye muri duweri y'umutesi ya Pastor Mutesi tukora muri duweri ya Pastor Yongwe none uje no gushinyagurira umurambo uje gukina ku mubyimba abasigaye werekana ko ufite umuntu uzi kuvuga umenye kuri kwisi igihe kizagusobanurira nubwo butumwa naba byumvikanye neza nyaboneka isesengura ryacu ntwisesereza ntisebanya ntisenya ahubwo rirakibura rikubaka tubwiza abantu kuri turaka ku kinyoma ariko ntabwo icyuma kiramba abantu showbiz magenda bayica aho YouTube yaziye umuntu abyuka mu bucucu bwe mu bumenyi afite akaza kuguhindanya abantu ibintu bagezeho bro u Rwanda mukiniramo hari abatanze bango rumeze gutya uyivuga amagambo abantu bakakumva y'ubuhomvu n'abari hanze batubona ukundi Imana imenye ibintu uvuga n'umurongo wamugarukiraho byumvikanye neza Big Man reka mpereho ngushimire kandi nshimire na buri wese wakurikiye ikiganiro cyacu kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma ni Ira TV Rwanda ukanda subscribe byo ni ingenzi cyane ariko gusangiza inshuti za kuri social media zitandukanye nicyo kintu cy'umwihariko cyacu nanone kandi uduhe ibitekerezo ibiganiro mva ko twaganiriye kugira ngo namwe muze tuganire je nitwa Mr Muhanzi ndi ntare ndi ndahangarwa ndi umunyarwanda ndi mugabo w'indekwe Regis kuri kamera mba ndi kumwe na Big Man birumvikana mukore subscribe kabisa notification igizari ya mbere mu n'ibiganiro byacu bikiri bishyashya kandi turabakunda nimwe dukorera mudahari no kuri kababwiza ukuri ibi bintu ntabwo tubikora ngo tubyirebere tubikora mwebwe kandi inyunganizi ibitekerezo turabikeneye kugira ngo tubashe guhindura dukore gute ibyo mu mushaka dukora mwebwe murakoze cyane turabakunda ciao